nishakira n'ifunguro nishakira mu myanya cyane ku muhanda y'abasaba ifite yose Imana gukubira kabiri inshuti y'umusaraba utambika no kumva ifunguro nishakira n'ifunguro nishakira mwese ko mfite ayangaya nkabashaka kubagabanya birigenda gute turagabana turabavandimwe ibyo vuze ni ukuri Mana isubiza ukuye zeka amadore kuntu bari igiciro duhaye igiciro cy'icumi turakigabana gatume twamatsemo mukarwa bamusenze zishaka kuyumva abishaka kumwumvira mu gukora nari kubona neza barebye neza urabona turi igiciro cy'icumi wowe n'izina rya Yesu kumubona agenda kuri gusa nizasongeza Kigali wabona zo muzo tubuno parufe yisize yumwe bitanu akaduha igihe cy'icumi ko ndaguhariye ifunguro nishakira n'ifunguro nishakira Imana isubiza ukuye bafite bitanu se abashaka kubaha igihumbi murakurayo kungarurira turavunjisha yera kandi afite nakugarurira akira rero nakoze muvandi akira shaka ko warya nawe umunsi umugisha yakiriye imwe ndumva ari ya bibiri takareba uri kugarura make kira n'iyindi ibyo ni bitatu kiravuba vuba kwihuta ariko ndayabonye ariko sha mwayakoreye mwabigabo sha uriya amafaranga mwakoreye mayange Imana rwose Imana isubiza ukuye zana mireza yanjye senyisa ndabona wari ufite musuko sekisa utwayangaye haje n'abandi n'ifunguro nishakira uduhaye bitanu kamugaruye handa ari igihumbi amajyumba ariko akundirira urabona nakwiba wowe ntabwo singiki ateka mitwe nawo saduteka imitwe dusinzire nawo dutekeye imitwe batoye amafaranga haje ifunguro nishakira abasaya mu myanya ayo waba ufite yose Imana gukubira kabiri mu myanya abasaya cyane ku muhanda ayo waba ufite yose Imana gukubira kabiri Munyabasaba ifunguro nishakira ifunguro nishakira n'ifunguro bitewe n'ibyo n'imishini Imana n'ibyo gutwara teye neza nubwo amafaranga wayagumana ntacyo ndapfa gutahira ibyo mbonye ariko zana inyuma bya bitana biri nitana zeka ari umwana wo mu mafaranga kuko ibyo ni nk'umishini aho ngaho isanyisa guhaye nakuki akoshaka amahirwe ndaza gwa 25 nagwa 25 tuvundira haje n'abandi ifunguro nishakira n'ibintu byo kwigira mu myanya ndabirambiwe rwose nanjye naza nigira ikimuga wese ubwo nabyemeza kubona ibyiza bakada amafaranga wumva wowe uri guhombera hamwe kubura amafaranga ariko ukareba ibyiza byitwa nakubitwa niba bamusenze dore singana nanga amafaranga muze turahombera amafaranga mu mbere no mu byiza biri gutambuka ndiko nari kureba ko ejo nawe uzaba uri mu n'ifunguro nishakira birabasaba Imana yo ufite yose Imana gukubira kabiri yaba munyo ku muhanda wagize mani n'ibiki ifunguro nishakira shiti yanjye Imana kugenda ariko se mwagiye muri kubaka akaboko nako kakora wowe kareye cyucyo keza gutya akaboko kamusaza akoresha oya mani akaboko mwaka keza gutya kakirigita mudasobwa kweli koko ubu nako kakora abandi bakora kapa yihore ubu iki ntago cya nyamara kirareba dore naka ngaka kandi bari umukobwa cyamubona oya ngaho nk'abakabaho aho ushaka reka mbahishana mu bavana ibyaho akira ubuze kuri ko akira ubuze kari gutega dore naka gutegana wisaba kubona akanigendere nimushaka mukore amafaranga boss ntago uhumura wori muzima apa ni muri tware mu forwa mupfuye Imana guhumugisha ntago mujya papa cyakigabo kivuga nabi ndaza guha tarana amasenga duhasenga cyatubeshyaga hari amagambo yose avuze we shimashe ni kudoda imyenda kirane gisinzi kiba kivuye mu tubikira ugurana umvaga kinuka n'inzoga wajyaho n'urutariro ndaza guha tarana uze kunyutsa ubwo ndaguhangara 28 turanyo ya daka ifunguro nishakira kumandira abasaba ayo ufite yose Imana gukubira kabiri bititswa rizubira abasaya mu myanyu ntuhaje mu mabuje ufite amafaranga arakeye ko ndebe hano kwizubira abasaba Imana isubiza ukuri Imana isubiza ya mu myanyu cyane kuri Imana kugeneza mwiriwe neza iwe disi usari cyo mwabonye disi kuri wani zuba turengeho turaburaye kuri Imana kugeneza reka ndebe ko hari icyo nabafasha Imana igufashe tureberemo n'umwana mwiza zuba tumere nabi neza ranije kubuje ba muhita mugenda Imana igufashe bagase nabyo bametse amabaga menshi reka namufashe kimwe amayi ufite n'amaboko mbega ntabwo kurakura rega nuko nasigaranye kwa saa dore uyu nawe ngarareba sana hano iyo nkomisha reka mamagare
Teka mutwerega byamaze abantu ubu ngubu bayatsindiye amafaranga y'abandi nanjye naringiye kwimaraho udufaranga twanye ndafashe inga gusa ziteka abantu umutwe.